Aramutse dushimye Imana ku bw'iki gitondo cyiza cy'umugisha Imana yatwemereye kongera kubona. Reka dusome igitabo cya Matayo 18. Mumbare ntabwo ari Matayo, ni Luka. Igitabo cya Luka ibice ni 18, turasoma duhere ku murongo wa 9. Dusome Luka 18 guhera ku murongo wa 9. Biravuga ngo uyu mugani yawuciriye abiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati, abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe ari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'umukoresha w'ikoro. Iminsi 7 hose niriza ubusa kabiri, nanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho umukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo bikubita mu gituza ati, Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari utsindishijwe kuruta wa wundi, kuyishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko ucisha bugufi azashyirwa hejuru. Iyo rero imigani Yesu yagiye acira abafarisayo, abasadukayo n'abanditsi, yabaga ari imigani yo kugira ngo bimenye cyangwa se bisobanukirwe. Yabaga ari imigani yo kubacisha bugufi, kubera ko bari abantu bari batiyizi. Bari abantu bari bazi ko ari abana b'Imana, ariko mu by'ukuri ntaho bahuriye nayo. Bari abantu bazi ko bubahiriza amategeko neza nk'uko Mose yabategetse, ariko nyamara nta tegeko na rimwe bigeze bubaha. Bari abantu bazi ko bari mu nzira ijya mu bwami bw'Imana, ariko ibinyuranye n'ibyo ahubwo bari mu nzira y'irimbukiro. Bari abantu bari bazi ko bari mu mucyo, ariko nyamara bari ahantu habaho bari mu mwijima ukomeye cyane. Bivuze ngo umwijima ni icyaha. Rero Yesu ntabwo byari gushoboka ko bakiza batari mu mwanya kugira ngo bakizwe. Birashoboka ko waba uri umuganga uzi kuvura neza, umuhanga, ariko umurwayi udashobora kuvura ni umurwayi utemera ko arwaye. Kubera ko umurwayi utemera ko arwaye azahindura umuganga umurwayi ahubwo ari we. Niyo mpamvu ubona Yesu nubwo ashaka kubakiza ibyaha byabo, ashaka kubakura mu rupfu rw'iteka bageza mu bugingo buhoraho, bamubwiraga ko batigeze babaho muri ubwo buzima. Abafarisayo baragiye bigira nk'abantu bera hano ku isi, abantu batagira icyaha, abantu badacumura, ariko mu by'ukuri mu maso ya Yesu yabitegerezaga, imitima yabo yari ayizi. Yesu yari azi ko ari abantu b'abanyabyaha. Yesu yari azi ko ari abantu bakwiriye gehinomu ku bw'ibyaha byabo. Yesu yari azi ko nta mufarisayo n'umwe wigeze wubahiriza itegeko rya Mose. Icyo bari barakoze ni ukuyazirura gusa,
kuva bayahabwa kugeza Yesu agarutse. Yesu aje. Ariko mu mitima yabo babitekerezaga ukundi. Baravugaga bati turi urubyaro rwa Aburahamu, turi abana b'Imana, twebwe turi aba Mose, twubahiriza amategeko y'Imana 10 nk'uko yaduhaye. Twebwe ntitumeze nk'abanyamahanga, twe twabyawe n'Imana. Mu yandi magambo bumvaga ko bafite ubutoni ku Mana kurusha abandi bantu bose. Ibyo rero bikabashyira mu mwanya wo kumva ko ibyo Yesu ababwira batabikeneye, kandi ibyo Yesu ababwira bihabanye n'ukuri. Byatumaga Yesu abacira imigani, akababwira imvugo zishobora kubahishurira abo ari bo, akabereka ko mu by'ukuri ari abantu badafite aho bahuriye n'Imana, ahubwo akababwira ko batamenya Imana barimbuka. Uze ngo niwe wari uje kubereka Imana cyangwa se kumenyekanisha Imana muri bo. Yaraje kubabwira Imana iyo ari yo, kuko ntabwo bari barigeze bahura nayo. Baburanyaga Yesu bakamurenganya, rimwe na rimwe bakavuga ko Yesu abeshya atavuye ku Mana. Ntabwo bumvaga Yesu habe n'umunsi n'umwe. Banengaga abandi bantu bose babaho. Niyo mpamvu Yesu yaciye uno mugani, ariko uwo mugani yawaciriye ashaka kubereka utsindishirizwa uwo ari we. Ashaka kubabwira ko utsindishirizwa si umufarisayo. Utsindishirizwa si umuntu ubayeho nk'uko bari babayeho, ahubwo umuntu utsindishirizwa ni umukoresha w'ikoro. Yesu yashaka kubereka ko nta muntu ubaho munsi y'ijuru ushobora gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko atari ko byagenwe, ahubwo umuntu atsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana. Rero uyu mufarisayo Yesu ari kuvuga, ubwo yageraga ku musozi ari kumwe n'uwo mukoresha w'ikoro, yari afite byinshi arata imbere y'Imana, ari imbere y'Imana. Ati rwose ndagushimiye ko ntameze nk'abandi b'abanyazi, n'abakiranirwa bose, n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'umukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niriza ubusa 2, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Murabona ibi bintu byose ari kuvuga nibyo yari yarakoze, kandi koko yari yarabikoze, ntabwo yabeshyaga. Ntabwo wahagarara imbere y'Imana ngo ujye kubeshya ibyo utakoze. Rwose ibyo yavugaga hano yarabikoze neza cyane nk'uko byanditse. Ibi byose rero yakoze, cyumvaga ko ari izaba ingurane y'umugisha Imana yamuhaye, yumvaga ko ari ingurane y'ubugingo buhoraho Imana yamuha. Yumvaga ariho byamuhindukira ingurane y'ubwami bw'Imana. Ariko hano biravuga ngo umukoresha w'ikoro we ntiyangaye no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubise mu gituza ati Mana, mbabarira ko ndi umunyabyaha. Ibyo gusa. Ntiyavuze Mwami ngo mbabarira ko nasambanye, mbabarira ko natukanye, mbabarira ko nibye, mbabarira iki. Yavuze mu ijambo rimwe ati ndi umunyabyaha.
Kuvuga ko ari umunyabyaha byari bivuze ngo sindi umunyabyaha ngo mbe n'umukiranutsi, cyangwa se sindi mubi ngo mbe ndi na mwiza. Icyo nzi cyo ni uko ndi umunyabyaha gusa, nta kindi. Uyu mukoresha w'ikorera bisobanukiwe neza ko kugira ngo urimbuke ugomba kuba uri umunyabyaha. Rero yari azi ko umunyabyaha niwe muntu wenyine wakira ubuntu imbere y'Imana. Iyo rero urebye ukuntu umufarisayo yahagaze imbere y'Imana, yahagaze imbere y'Imana nk'umukiranutsi, kuko biriya byose yavuze yakoze yumvaga bimukiranura n'Imana. Ariko umukoresha w'ikoro yari azi ko ubunyabyaha butamukiranura n'Imana. Bivuze ngo niba utari umukiranutsi uri umunyabyaha, kandi ibihembo by'icyaha ni urupfu. Mu yandi magambo, uyu mukoresha w'ikoro yari yapfukiriye urupfu mu mutima we. Ni nko kuvuga ngo njye nta kindi kinkwiriye usibye urupfu, ariko urundokoye mwami narokoka. Ni nko kuvuga ati njye mu mabyaha mbabarira. Yari afite isoni z'ibyaha bye. Birerekana ko uyu mukoresha w'ikoro yamanutse ari utsindishirijwe. Kubera iki yamanutse ari utsindishirijwe? Biriya bivuga neza cyane. Iyo dusenye mu gitabo cya Luka ibice 5, umurongo wa 31 n'uwa 32 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati abazima si bo bakwiriye umuvuzi keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bihane. Rero hano biragaragaza ko Yesu ataziye abantu bazima, yaziye abarwayi. Bandi magambo ntiyaziye abantu bakiranuka, si we yaje gupfira, si we yaje gucungura, ahubwo Yesu yaziye abanyabyaha. Kubera iki umufarisayo atari we watsindishirijwe? Impamvu umufarisayo atari we watsindishirijwe imbere y'Imana ni uko ahagaze imbere y'Imana nk'umukiranutsi, akiranuka binyuze mu byo yakoze, cyangwa se akiranuka binyuze mu mirimo itegetswe n'amategeko. Iki ni cyo cyatumye atakira ubuntu, adatsindishirizwa n'Umwami Imana, adatsindishirizwa na Yesu, kuko yashatse guhagarara imbere y'Imana nk'umuntu wakwitsindishiriza imbere y'Imana. Nyamara umukoresha w'ikoro birivuga ko ari we wamanutse atsindishijwe. Ese kuki umufarisayo yatsindishirijwe? Impamvu umufarisayo yatsindishirijwe ari we watsindishirijwe umukoresha w'ikoro nako ni uko yahagaze imbere y'Imana nk'umuntu watsinzwe. Nta kintu na kimwe yabashaga kwirata imbere y'Imana yakoze. Yemeye ko nta kintu na kimwe cyiza yakoze ari imbere y'Imana, kandi koko niko byari biri mu maso y'Imana. Mu yandi magambo, ahagaze imbere y'Imana nk'umunyabyaha. Bitewe n'uko ahagaze imbere y'Imana nk'umunyabyaha, Imana yamuhaye gukiranuka kwayo. Ntabwo ahagaze imbere y'Imana nk'umuntu wihangiye gukiranuka kwe binyuze mu mirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo yahagaze imbere y'Imana nk'umuntu ufite gukiranirwa kwe. Yemeye ibyaha bye imbere y'Imana, kubera ko Imana rero yaje gutsindishiriza abanyabyaha. Imana yaramutsindishirije. Ntabwo Imana yatsindishirizaho kwitsindishiriza, ahubwo Imana itsindishiriza abandi bamenye ko badashobora kwitsindishiriza. Imana itsindishiriza abanyabyaha. Imana itsindishiriza abanyantege nkeya.
Imana itsindishiriza abakoreshabikoro. Ntabwo Imana itsindishiriza abantu beza imbere yayo, ahubwo itsindishiriza abandi bamenye ngo nta cyiza cyava muri njye najyana imbere y'Imana ngo icyakire. Niyo mpamvu Imana yatsindishirije Abeli, ariko Kayini ntiyatsindishirizwa, kubera ko Abeli yabonye umugisha ariko Kayini yabona umuvumo. Niyo mpamvu Imana yatsindishirije umutware w'abahereza ba vino, ariko umutware wavuzi w'imitsima agatsindwa. Ntiyatsinze, ahubwo yaratsinzwe imbere y'Imana, yatsinzwe n'urubanza. Kubera ko umutware wavuzi w'imitsima yahagaze imbere y'Imana yitwaje ibyo yakoze, yitwaje imirimo myiza, yaravanze. Ariko umutware w'abahereza ba vino nta kindi yahagararanye imbere y'Imana si ibyo yakoze, ahubwo ni ibyo Yesu yakoze. Kubwo ahagaze imbere y'Imana yitwaje amaraso ya Yesu. Ni ukuvuga ngo njye ntacyo nakoze cyiza, nta n'icyo nakora. Ibyo nakora byose narimbuka. Rero ntitwaje Yesu Kristo, ntiringiye Kristo, nta wundi muntu wansindishiriza, nta kindi cyanshungura usibye amaraso ye. Uyu rero kubera ko ari umwanya yarahagazemo, byanze bikunze Yesu ntiyamutereranye, ahubwo yaramutsindishirije. Rero bene data, Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo gutsindishiriza uwo ari we wese. Ariko se ni gute Imana yatsindishiriza uwo kwitsindishiriza? Ntabwo byakunda. Ntabwo umurwayi umuzima ariwe wifuza umuganga, ahubwo umurwayi niwe ukenera umuganga. Kandi umuganga ari kwita ku murwayi wemera ko arwaye, ibintu byose bigenda neza. Ariko umuganga aramutse ahuze arimo kwita ku muntu utarwaye, ese byashoboka bite? Ese zaba impaka zingana iki? Ntabwo byakunda. Niyo mpamvu tubona ko imigani yose yacaga yashakaga kuvana abafarisayo hamwe mu mwanya w'aho bibwira ko bakwitsindishiriza ubwabo, akabageza mu mwanya w'aho bamenya ko batsinzwe n'urubanza. Impamvu yashaka ko bagera mu mwanya aho batsinzwe n'urubanza, cyangwa se bamenya ko batsinzwe, kwari ukugira ngo we nyir'ubushobozi abashe kubatsindishiriza, kugira ngo abigishe ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Kubera ko abantu bari abantu babaho ubuzima bw'umwuka, bisa naho batitaye ku buntu bw'Imana, batari bakeneye ubuntu bw'Imana. Ntibari bakenera ubuntu bw'Imana kuko ubwabo bibwiraga ko bihagije, babyikorera, bakwihangira gukiranuka, bakwihangira kwera. Ibi byose bibwiraga ko biri mu bushobozi bwabo. Ariko icyatumye Imana iduha Yesu Kristo, ni uko Imana yari izi ko kugira ngo ducungure ubugingo bwacu bitari mu bushobozi bwacu, kugira ngo tube abakiranutsi nk'Imana bitari mu bushobozi bwacu. Iki cyatumye Imana iduha Yesu Kristo, kugira ngo nitwizerera muri we, bya bindi tutabasha kwihesha ubwacu, bya bindi tutabasha kubona mu mbaraga zacu n'ubushobozi bwacu n'umuhate wacu, tubashe kubibona muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu yaje yambaye umubiri, kandi wa mubiri wari urimo amaraso. Amaraso yari ari mu mubiri we yari arimo ubugingo, kandi ubwo bugingo ni ubwacu, ni bwaduhaye, kandi ubwo bugingo ni ubuhoraho. Niyo mpamvu amaraso yamennye niba ari ayacu, dufite ubugingo buhoraho mu maraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu tutazarimbuka mu gihe twizera amaraso ya Yesu Kristo, ahubwo tuzabaho ibihe bidashira. Ubugingo bwacu ntibuzarimbuka, ahubwo ubugingo bwacu buzabana n'Imana ubuziraherezo. Nshimira Imana igihe cyose uhora igaragaza uko ishobora gutsindishiriza umuntu, cyangwa se kwigisha uko dushobora guhura nayo. Ku bwacu ntitwabyibwira, ntitwanabimenya,
ariko binyuze mu ijambo ry'Imana, Imana itwigisha uko twahura n'umutima wayo, kandi koko iyo duhuye n'umutima w'Imana nk'uko bikwiriye, ubugingo bwacu burakira. Niringiye ko buri wese yakiza ubugingo bwe binyuze mu gutsindishirizwa, bitanyuze mu kwitsindishiriza, kuko biramutse binyuze mu kwitsindishiriza umuntu yarimbuka, kuko ntawakwitsindishiriza imbere y'Imana. Ariko twemeye Yesu Kristo akadutsindishiriza, kuko gukiranuka tuboneye binyuze mu rupfu rwe, twese twahinduka abatsindishirizwa imbere y'Imana. Twese twabonwaho kwera no gukiranuka imbere y'Imana, bitavuye muri twe, ahubwo byavuye mu bise by'umwana wa Yesu Kristo. Reka dusoreze aha ngaha. Mana, turagushimye, tugushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye umurava wawe kuri twe, tugushimiye rero ko wadutsindishirije kubw'amaraso y'umwana wawe. Nta kindi cyakudutsindishiriza iyo ataza mu isi kugira ngo abikore. Rero warakoze Mwami, kubw'urwo rukundo n'impuhwe watwigaragarije. Reka ab'isi bose bamenye urukundo rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo senze twizeye, amen.